Ninjye ufite ubugome nka Pablo Mafia Zedi nkumene nka Zontro umutima urabyimba nka Pavlo nshaka ibiceri bigwire nk'impapuro ngiyi ngoma yakozwe na Chaxi nk'intore yakozwe na Chaxi ku mugongo na paki ya miri cyari mufite majini undi ruhanda junditse ubugoro skuri yo bampaga umukoro mind yanjye yabagiri about kuri mikoro ho muntu twari dufite mikoro nabarizwaga mu kiciro cy'abakene nta wampa n'ikicaro mpamvu ntabarizwa mu bafite igikuriro nuko ntagaburiwe iryo gaburo nkora nikora ubusizi mu Rwanda duhora dukora turaba boy bafite visona cheki kuri kadiya feeling a bit nka father wa mama after shopping feeling gushya ariko se ni gura wakuye nka idea yo kwandika kuri face to face kabisa muri bahindura chat ubuzima nabayemo nasi sinze ko wambwiriza ngo zumve irishaza nakuranye men wamba gukora bakamba ibihembo niyo wasana dawa ya Kongo David nzaborusha n'umufungo ibisimba bibaga amatungo byigeze nkaho biduha urukundo iyi rap na sarije desi nzana gukunda bakubi face to face yo this code is skitty ibipeti byose twakinanye deal wenyapika nahinduye style show me homie nahinduye jeans ibipeti nasize inyuma tuba tugihuza bikunama na puta yandutira mama uramvugura nzi ko mora ndikahume ko mbyuka ruko numvisha hahume phone morana ngukwama ndeba ngagukwama nereka ku meza izo story ufite ni waneza gusa ji ubu sindi guceza umamagare maze kurwana umufungo maze kukanda meeting face to face tupango turi bukomize big face to face yo chaka kubona imbwa zigize Kongo face to face yo face to face nigga ninde muri imwe urenze mukome face to face yo face to face chaka kubona imbwa zigize Kongo face to face ninde muri imwe urenze mukome let's go icara wigi byo nkora nikora ubusizi mu Rwanda duhora dukora turaba boy bafite visona cheki kuri kadiya feeling a bit nka father wa mama after shopping feeling gushya ukaraga ass bagutaho crash iyi game na mikino ji utegerwa ibiryo utanga ikibuno ni nayo mpamvu mu kirimi kintu urazana ubufezi ngutemo bitch unyite cobra master kipampa ninjye dream father yo bitch what you want for me you shaka ngusakinga ba for me muri studio minduka bad nshimisha genge bakami respect izo mbwa zigize initi rashinzihe ibyazo zivemo ake we kubabwiza ukuri kuko ibyo nkora simbikoresha ibifuri amuyango rapper uri kuza on my song you copy paste am trust processing chaka rose byose mbikoresha saxe amabara tugira tuma muhaba ducurisha beat mukaduhaba tukazamuka mukababara twimagine ibyangwe mukabyambara twikundira kujya mu mahabara pereza fucking gazimbanira yo zimbanira adepro yankaraze koresko nubwo street mbonarito Nah, this is the new banger kabisa. Kabisa. Ewa. Hadi ni last week yasohotse. Shize ukwezi kabisa. Shize ariko ndimo ndumva ari nka last week yasohotse. So abantu mudukurikirana nanga kuri Kosovo TV umunsi ku munsi mudahema kuduhoza amaso. Montana dropping the new banger kabisa. Muze kujya kuri YouTube murebe songe ni indirimbo nziza bayita face to face yo. Face to face kabisa. Give me the hot freestyle kuri face to face. Yeah. Ibipeti byose twakinanye deal wenyambika nahinduye style show me homie nahinduye jeans ibipeti nasize inyuma tuba tugihuza bikunama na puta yandutira mama uramvugura nzi ko mora ndikahume ko mbyuka ruko numvisha hahume phone morana ngukwama ndeba umujene uriyandikira koko uriyandikira ukwiyandikira kabisa birenze so umujene so you already know my people akabari Viva the top journalist the voice of artist so rero umunsi tugatse kuri Kosovo TV ndi kumwe n'abarapper ameze neza from KGA nta muntu tabazi kabisa abandi kumwe no mujene bakaba bamwita MG Lion are you ready to listen the hot freestyle from MG Lion? Give me the hot freestyle, brother. Yeah. Nakuze nje umushogoro undi ruhanda junditse ubugoro skuri yo bampaga umukoro mind yanjye yabagiri about kuri mikoro ho muntu twari dufite mikoro nabarizwaga mu kiciro cy'abakene nta wampa n'ikicaro mpamvu ntabarizwa mu bafite igikuriro nuko ntagaburiwe iryo gaburo indiscipline aba people bose bansaka indero
vuga ame niba udakanzwe n'iyi ndoro sinjye ngenda slow ntibyanyinjiriza ubukaro nibuze na Fabro ntandukanye nawe wavukiye mu makaro wintera gaseseme beach niba utavuga ibirimo dinero ndibize muri iyi minsi ndi kubarizwa ku cyaro umudigi wa boss ndaje nguturitse natanyambutsa iki kiraro many times yambwiye ati hano simwirerero nagufasha ntudapima n'ikiro nzanywera amarwa muri litiro umunywera henesi mu kabyiniro gusa this day natandukanyije icyatsi n'ururo. This is the hot freestyle from the brother Brother MG. Yes sir. So kurundi ruhande ngabandi kumwe no mu brother bakaba bamwita abazina bamwita Badman Zeki. bamwita Badman. The hot freestyle babura wegera imbere nka meto Oji imwe kabisa. Already to send the hot freestyle from the Badman Zeki. Give me the hot freestyle. Let's go. Njye Zeki ndibariza uvuga mamoni bahindura chat ubuzima nabayemo nasi sinze ko wambwiriza ngo zumve irishaza nakuranye men wamba gukora bakamba ibihembo niyo wasana dawa ya Kongo David nzaborusha n'umufungo ibisimba bibaga amatungo byigeze nkaho biduha urukundo iyi rap na sarije desi nzana gukunda bakubita inyundo ngo bakobeshena ngo data waraturaduye duha ibitabi waturinza amaniga y'ubufahura dusekera de kudusebya gira imanga duhindura inzira dukora ibigaragara mu makero sibitaka ibisiki yahuzo maji uhora muryamye ni munsi gukora varindura inyuma yo mu rapper uzana amagara dushira ku isoko benshi nabonye bahinduka indobo ngafata nzabasiga mu cyondo gla brother kamwita Badman Zeki. Badman Zeki. Are you use the social media? Yes. Give me the Yes. Savu TV kabisa tuzatwumva ibihangano bye akora umunsi ku munsi kabisa. Koresha social media. Kuri Instagram bayita Zekeri, kuri YouTube bayita Zekeri, hose wagenda ukora subscribe ukabona ibintu dukugutamo birenze kandi nawe urabyumva. Urumva yuko ari ibintu bya danger umunsi ku munsi mudahema kuduhoza amaso muze kugenda mu flowing umujene umeze neza ukomeje kwiteza imbere. So ikiganiro cyacu tugikomeje uyu munsi kabisa nkabandi kumwe n'undi brother naye akaba bamwita Junior. Umujene bakomere microphone kabisa bakomere microphone. Umujene imeze gute se? Shabiro ni flex kabisa. Ni fresh. Umeze bomb. Wari wase. Ewana was a long time kabisa. He was right me umbwe ati how ni gute twakora ikiganiro kabisa. Cyari gihe kinaye ku munsi twatugatsana bita kuri Kosovu TV reka tubatemo ya man umujene ndabizohora always kabisa. Give me the hot freestyle. Ja. Hey papa. Ninjye ufite ubugome nka Pablo Mafia Zedi nkumene nka Zontro umutima urabyimba nka Pavlo nshaka ibiceri bigwire nk'impapuro ngiyi ngoma yakozwe na Chaxi nginore yakozwe na Chaxi ku mugongo na paki ya miri cyari mufite majini nini ngenda kuzuba mu mvura miga ibiceri nka love ya ruga muri vira banyita umudira makuru make ni bamenye uko nitwa n'ikimenyimenyi ninjye wumva ningira top mwarapa bikuza igihe kirageze ngingyarya nkatiri birimo beef niga gra ariko ndatekereza mu minsi yashize ari ingoma yigeze gusora ariko ntabwo haracamo igihe kinini. niyo kuri niyo banga kuko niyo muri no minsi niyo nafite harya bayita bad boy. Iyi freestyle wari muradone muri bad boy verse ya kabiri. You give me the hot freestyle on the verse 1. Yeah man. Ubimenye nagutatira igihango tugiranye ndabagira nduwo ndiwe nago mpinduka nduko ndi cyangwa uzanyina nago niho makutanyumva ibitari byanjye ndabagira igihe kirageze mbikora bitarimo twafu ndabagira nkundi bifite gahunda ngendana nibisaba kuba ndi sawa nk'abankunda chess cyane ndagikorera cyangwa nkakwama. Yeah man. Umujene ndabona ibintu bisaba gatuza ibintu biba byatuzanye brad ni neza ariko byagenda sha ibintu bya flex kabisa. No reka mbashime thanks umunsi mwakoje kuba mwaje kwifatanya natwe anga kuri Kosovu TV. Mujene that's WhatsApp mwegera hanga imbere kabisa na next time I wish you ko mwazaza ariko se ni gura wakuye nka idea yo kwandika kuri face to face kabisa. Face to face uburyo ubundi yaje sibyo ngoma yitwa face to face nyine yitwa maso ku maso. Byaje rero icyo gitekerezo nabyo ni ibintu byigeze ko kera arumva kumwe bamufite like gang wenda niko nabyita sibyo abapeti bose mukina madiru zawe bazizi sibyo ariko nyuma wenda wahitamo inzira zawe wenda mbere niba nari umubyinnyi nkabivamo sibyo nkibera umuhanzi bakagira agashyari no bagira agashyari
bakamvuga nyine wese nyine urabana bati feeling your story nyine other side. ubundi buryo bitayarava ibipeti byose twakinanye del winyambika nahinduye still shumi homi nahinduye jeans urumva nyine ibipeti byose twakinanye del sibyo biranengwa mani biranengwa biramvuga kubera navuye muri dance nkigira kubera umuhanzi Before arabyinaga byatari nyine bagira nisinzi uko nabyita nyine bakagenda bavuga none nge nanjye ndaza mbasubiza muri ubu buryo ndababwira nyine nahinduye jeans nahinduye nyine gang urumva nahinduye nyine buri kimwe tu niyo verse ya mbere niko ibivuga niko face to face yaje nyine ariko so hari indi verse nigeze kumvamo nimba ivuga kuri inzara na verse ya mbere ingoma ntago wayiharira mani ibyo bintu verse ya kabiri none nahise nihugiraho mvuga nyine ku byanjye kuri famille kushaka kumvuga na nyine natanze gasopo ndavuga umuntu uzigira wa danje nshaka kumubona nyine face to face kabisa amaso ku maso ariko buriya je ndibaza nyine about ko abantu b'abarapa akenshi even daga duciringa bajya babwira ati abarapa nyine n'abantu batajya bapfa kwisanga muri relationship cyane umaje kugira nka break up burazinga ugereranyije break up zimaze kubaho kabisa kubera ako nizeye ko bidaturuka kuri wewe bituruka kuri njye kubera nyine nanone burya twirengagiza mani iyo umaze ubundi kugera ahantu utangira kugera sibyo gakeya wenda sibyo mani umuntu wese akugirira impungenge dukundana waba unkunda waba uri umubyeyi wanjye nyine ugira impungenge rero niba ufite icyana udengeza sibyo udengeza kikabona none usigaye wigira nyine umuntu wadanje none ubu ntabwo ari njye njyenyine none nawe nkakubwira ati ngo abakobwa mani icyatanu mu Rwanda urabizi ko abakobwa bakunda umuntu bitaho mani byataye abakobwa bakunda umuntu bitaho cyane spending time nyine bivuga nyine tu then mugakamsokana then mugaciringa akenshi bambwiye ko baryambwiye ko bituruka kuri weho bituruka kuri njye kabisa gutandukana gusa hari n'igihe bituruka ku mukobwa tu so ni iki kintu cyatuma mudaciringa man like nyine about kuri story murekura nyine muri song nyine bumva yuko naribi ubundi abarapa n'abantu bakunda gutanga ukuri nyine tu cyane mu ndirimbo cyeka nimba kuri nyine batanga kenshi atari kusanga nyine bakoresha muri daily life nyine tu sinzi kuntu n'abagenzi bawe babyumva ngaha nyine bararakaye na Junior Mafia naze mubyumva gute nyine tukuba bavuga ati yuko abarapa nyine nabana bakunda gukoresha ukuri cyane mu ndirimbo about no kuri life ndetse ni gutyo bya bimeze mbawe ufate microphone nsubize icyo kibazo neza Junior fata microphone dore ngiyo musaza amajere ni ukubarabura kabisa man ako ubu ngubu uri single man wapi ntabwo asubwumviye ibintu bishoboka wallahi Mafia wallahi nizere ko utabagarira yose nk'aba bajene muri ino minsi wallahi Mungu ikintu kigutera motivation n'uyu munsi ukaba ugikomeje kabisa buri umuntu yishimira ibintu ukora uvuga ati uko byagenda kose munda motiva nawe wamureba ukavuga ati I have to working hard nyine tungoma gukora cyane nyine tu hari abajene nyine babanyiri ku rukundo tunahurira mu nzira nyine akaba yavuga ati Mafia wallahi gutya na gutya kari akaboro wakoze gutya karankunda baba bahari mani hari abajene baba dufana even the family nyine bavuga nk'ubu ngubu nka mama y'icya even the father yo mu wacha droppings niyo banga buri yabyumva bagutera umuntu uzi ko ndropinga wallahi anytime nzabatungura mbabwira ati bityo nagutse bikora secret nk'ebaze noneho ngambira ko nyiri umuranye vision wagiye mama watabimenye atabivuga ati umwana wanjye yagiye muri mwibature gute n'iki arafata nyina byuka bara ngenda tu ntago bazaho ngiye ariko nyine kwa kundi nyira abaturanye bamubwira ati umwana wawe gutya n'iki ari kumutete twumva tamutuvasi ari mu rugo n'iki even the mom nyina batarabyizera ntago abazi ko nyine umuntu nyine yabigize nyine kuri YouTube ahantu hose nyine wajya ugasanga Junior Mafia n'iki Mary ntago barayimye ariko nyine anytime wallahi nzamutungura mbwira ati Mary nta kantu ushaka kwereka wallahi mbwira ati dore bya bintu nyine byavuyemo gutya kwa kenge n'iki kubwira tuvuga ati petit akavuga ati petit wallahi dore yokora naka video nkuhaye buceri n'iki agahita nk'umuhagiza shaka gutamo n'agatike n'agatike wallahi nako yakagutamo
fresh kabisa. Me I look the tattoo on your hand kabisa. Yohana waza harimo big message. Fo Direct asa nk'ubuzuminga nko kuboko kwa biri private. Fo Biri private. Twaje zo wallahi munazaba zivugaho nyuma. About the life nyine to. Ariko ndumva ari neza nyine to Shani neza ikintu bitewe na goals afite na message kabisa. Ariko ngiye tutaragenda ndabona aho umutima buriya buri busobanuye nk'iki buriya ako kantu gato yagusiba ni nareka tubire umutima gusa wallahi umutima ni heartbeat nyine nawe urabyumva urukundo nta muntu utagira urukundo heartbeat nawe urashona shona cyane ariko abajene ngo murabona muri aba rapper ese ni irihe tandukaniro mubonamo mwebwe murabya barapa bakiri kwibaka nyine bakiri kuzamuka ese ni irihe tandukaniro ahanini mubona ririmo hagati yamwe nabari abari hejuru n'abakuru nyine tubona twubaha ese mwumva ari nk'iki kintu gishobora kuba cyaryosa nka industry nyine tukabona iri kugenda neza batana barimo barabona mu mwanya bikaba ari fresh nyine tu wallahi iki kintu ndikubona muri generation y'ubu ngubu wallahi urebye ko n'abajene wallahi bari gukora kurusha abantu bakuru babimazemo igihe wallahi bafite amavuta kabisa abangaba ba Dimontana ba Zekeri MG Lion na G Lion baromere G Lion kuri microphone ese G Lion ni nk'uwo muntu buri wafatiramo nk'icyitegererezo hano muri industry mu Rwanda the big rapper nyine gutera motivation ku buryo vuga ati umuntu nje nemera ni Double G na verse bari moto verse nyinshi mfite abarimo ni nk'iye verse wadukubita nko ngo barimo the hot freestyle kabisa people these days ntibakigira urukundo yihakanywe nabo bato banyakondo ratawe no mu mer yabuboneye igikondo music ayumvamo batubona umuhindo reba yo magufwa menya ari mu muhondo ntiyabaye nk'abasimhunga pfumura umukondo abacantege ni benshi ariko akomeza urugendo story yo muribwe yatangiye aburara havuka barakaraba yahindutse ikirara yaziraga gukunda muzika akayikurikira ingangi babishumi ntiwamubaza ibyamatera habo kwa ngofero banyuraho bamusekera nyamara we mu gifu kiri gusyamara agahinda kakamwica muhemesha domeka impara kurya ibiryo bisukuye byabagari kizira bo babana kugasima busa kabarapira tubabazwa no kumva iyo tara ntacyo twamumarira gusujya usenga cyane Imana igice inzira ashaka namba z'abanyamakuru arahamagara benshi muri bo ntayafanta ntacyo bamumarira man this is the true story aravuga ati benshi muri bo ya fanta ntacyo bamumarira shout out kuri Double G umwe rukumbi twizera dukomeze tubibe izi mbuto zizera bakuru bacu ni badufashe sibyo badufashe bamenye ko nta hantu twakiza tutabafite sometimes ubundi bajya bavuga ati tinyuka urashobora nyine umva iyo ufite intambwe wateye je no umuntu ujya kugufasha nyine abona aha hera gufasha nyine tu ariko si bose abaye nabafasha hari nabo tuzi bafashijwe bagize ibyo bagira nabyo birashoka buriya nanone bajya bavuga ati Imana igigira gutya nyine igafasha uyifashishe nyine nabyo birashoboka buriya umuntu agufasha yabona hari n'umuntu ugufasha ari uko nyine abona yuko ushoboye nyine tu zetu urabyumva gutera kuko nyine nabyumva nyine umukobwa yabagomba kuzamura impano ye ku giti cye kabisa ku giti cye ariko nanone iyo habayemo support biba ari byiza cyane kuko nyine bituma ibintu bipushinga bikagira ahandi hantu bigera nyine tu support nayo aba ari sawa ariko nyine nk'uyu nguyu ukiri hasi hakuri twe tumufata nk'Imana tu buriya ngiye kirungondera abaraperi n'abantu bagira stories ziryoshye n'abantu man akubwiza kuri nyine tu niyo mwashwaye ni about kuri chilling urumva nyine na Dimontana abadutaye amasonga akavuga ati bayita face to face nyine tu amaso ku maso tureba for uyu mukobwa ariko face to face ni neza kabisa yarabarabuye bigize abakobwa z'abakobwa so nk'ubu ngubu se tufite management se cyangwa nyine like uracyasoringa for yourself nyine tu for management uri kumva ntabwo yabura y'abahungu bawe niyo management ugomba gufosinga kabisa Sangomera microphone kuri Junior Mafia kabisa. Junior bimeze gute? Cyabino no umutekano umujene ni neza. Cyane wanezole kabisa. Ariko byagenda gumusaza. Cyane
sibira nama urimo amahoro ibintu yabigenda kabisa na ese nk'umunsi wabyuze utagize nka session yo muri studio uri nko mu rugo buri bumeze gute fo umunsi wanje wallahi ubundi ngiye natagiye muri studio wallahi ngiye ubundi ahantu nkunda kwihereza muri football cyane wallahi bara n'agapira ujye gacongora fo n'amashene wallahi baba bizi ko nanjye ese before yuko utangira kuvuga ati ngiye mu muziki nyine I'm going to be the rapper man mbere yaho nyine ni ihe mpano wiyumvagamo still still wallahi imana niyumvagamo ni football ko ni nayo nakundaga cyane wallahi n'ubwo uko yenda cyayikina nayo nayo rapushing nago nayireka fo ni gute ubasha kubafatanya football ndetse no kuririmba nyine umuziki n'umuziki umuziki ngira igihe cyawo na football wenda ngagira igihe cyayo wallahi ko football yo nkunda kwikina muri weekend cyane n'igihe cy'ishuri kikaza nyine kwakyo ese ni nk'ihe verse waba waranditse ukavuga ati iyi verse nyine to niyo verse nakubuze mu ndirimbo zanjye zose nanditse nyine to give me the hot freestyle kandi ntago wayibura iyo ngiyo kabisa bora ntago yabura ni bora y'ubuzima bwanjye mana ndi kuvuga ati ndabwira ati ubuzima buri ku muhanda nyine nawe urashona bora biti intore wallahi is not used nyine to so give me the hot freestyle mu rugamba banki intore icyo ushaka kikugori intambwe ku murimo gabanya mic umuvu no gukorera ubukeshkesh tubikora abo babipinze none birangiye babikunze tuzabahereza na muzika bizarangira nabo batubereye mu muzika mu buzima hari byinshi tubona bikatwigisha kubaho nk'abatsoja yo inkovu ku mutima tuzipfuka dukomeza gusaba nyagasana twereka inzira Yeguda baraperi vibe bagira supporting y'urukundo bagaragaza so nk'umunsi wawe nka session yawe ufite session nko muri studio se biba bimeze gute yamane with your producer ukora ku producer yamwita Jackson mpita nawe ukiri kuzamuka ni generation y'umwana Jackson umuhanga nawe mujene Jackson ni umuhanga man ni umuhanga hari ukuntu ubona umuntu nibyo byabirenze session yawe imeze gute nk'iri muri studio ndi muri studio wallahi usibye wallahi ko mu amazi nta n'ikindi kintu wallahi mba ndi gusabwa no kujya kuri microphone wallahi umva nkabatamu vasi z'ibisazi ikintu Dimontana nawe nagira ikintu akivuga Dimontana wallahi session yawe muri studio imeze gute umujene session yawe muri studio umva nyine abari nijoro kuko umva imbaraga abari ibintu bya danje man abari ibintu bya danje kuko nyine rega man gukora umuziki ni ibiceri niba wihirinze nta job ukavaya amafaranga nyajyanye mu ngoma yanjye sibyo amana barakazi nawe ugomba kubikora neza iyo wiraye nyine nawe usora uruboro rw'ubufu nyine ayo washyizemo imbaraga uvuga ngo nge nishyuye aya mafaranga nta mikino bro nta mikino kabisa kandi ikindi wana Kosovo TV turahari ku bwanyu anytime kabisa if you dropping the new bang you are most welcome angani mu rugo abajene mana yuko famille birimo iragenda yaguka bushize twari dufite Dimontana then tugira Royce tuza kugira ubu dufite na Zeti na G-Ryan n'abandi benshi nyine tugenda duhuza na famille biri kwaguka tugenda abantu benshi bagiye batandukanye ibiganiro gusapotinga impano soon I wish ariko twazanakora all star kabisa nyine tu sinzi ikintu muri buze kubivugaho nk'abajene oya ngiye ni mu so ngiye neme ikintu nyine kiba cyabaye confirm nyine tu sibyo ubwo cyemewe so ikintu nabwo tugiye kuba twakora deno kugira uburyo nyine twakora audio kurumva nyine audio iramutse hari na video studio yacu dufite ikintu bita Kosovo studio amatara arahari buri kimwe ibikoresho turabifite numva ibintu biri muri gahunda ubu ngubu tugiye kubishira mu buryo dutangiye tudiringe na niyo project kabisa n'abajene bari tayari n'abajene bameze neza ku buryo none next time nitugaruka ahangaha turagaruka tubamurikira the new banga project irimo turakora ndizera ko na Dimontana nawe azadufasha Junior Mafia Zedi G-Ryan ndetse n'abandi benshi nyine bazashina kuba twafatanya muri no project yacu abana Kosovo TV irahari ku bwanyu man
si nyine mbere yuko nanabarekura mugende reka duhere kuri Zeti ese ni nk'ikihe kintu wabwira nk'abakunzi badukurikirana ahangaha umunsi ku munsi badahwema kuba baduhoza amaso ahangaha kuri Kosovo TV omeye microphone mushende yeah man ikintu nabwira abakunzi bakurikira Kosovo TV ni kimwe cyonyine no kuguma state need kabisa bari hafi barebye abantu basora babisharinga mu comment menshi kandi nyine Kosovo TV turayishimira kabisa. Yeah man. Before nanakurekura give me the hot freestyle kabisa before you leave. The hot freestyle. Hot freestyle ni ngoma giye gusora video ejo bundi. Yeah, dutemo. Muri no minsi yabiri hanze kabisa. Yeah man. Let's go. Rwanda Are you ready to listen this verse? So we're gonna ban it. Bachakora ko mukiri na hafi naza gutamo ni munyu. Akora amajeni twese twabanguye amatwi. Ndashaka mu mungura amatwi mbese. Let's go. Kuri force nafunzemo bandana umuhungu dutamo tukambuka ku gapeti banambaye bandana irishaza nakuranye mangana mfite mandi dakwiriye ihangana mfite urwango nakuranye magaze gra let's go jendizekeri ndi barisa gra Kripa G-Ryan are you the next ni kibabwira nk'abantu badukurikira ngaho kuri Kosovo TV umunsi ku munsi badohema kuduhoza amaso ni ikintu cya mbere nababwira abantu badukurikiye Kosovo irashoboye pe n'abantu babahanga kuko niba batekereza nibo abantu bari guha akaboko abantu bakizamuka kurenza nabandi kuko kujya uzinjirira umuntu abe yagufasha tugaragaye n'imbere ya kamera baba bigize sinzi umujene abivuze neza hari na fasi nzambabwira ngo muri byinshi nabonye nahuye nabigira intama kandi ari nabyo birura reka nzembaho kuri mukwiye hari niganzi zijwigira kuririmba ari hafi ya ntabyo TV na radio zibaha support kubera iyo giti yapeshwe sinarya imboga murabizi n'abankoto rap muri rusange mugabanye kwigira inturi muze cyuti mureba abapeti batajya baryama bararabandika izivasi ariko mugati bishanga ngende intare nzirwanira ishyaka ubu nta kukwiruka inyuma ukundi ariko right now nahuye n'umujene yamfashije kabisa. You already know my people kabari FIFA the hot the top journalist ana muri the hot freestyle kabisa murabizi umunsi ku munsi tubatamo ibintu byadangiye kadukomeze the next Junior Mafia na Sarira Fe ivasi nayo nyemera kubi cyane give me the hot freestyle kabisa Junior Mafia na Sarira Fem mbaye nuje ku medita game ariko this time byahindutse change fuck nigga zizana ubushenzi udasara utarabona keje ndi peti wa sweet bisaba majest nahaduye ngashaka Jay ngarashaka ko mfira mu mwanda men ngo arukinyobora ari kingonga ndindi bisuma bizani biso gusubira inyuma Billy Ligo muziki na Sariye mbone big tops ngibivugwa ni wabivamo conscious yo gutsinda nyihitamo Jables n'urukundo nduwaramo sinzi cyongo mutegereje ngiyitwaka nizamuratabika ngibi byana byasaze ngo mbahebere ziruka nanze ngo bakatire ko mbona ke kibasariye ngibisake bicumi twabyakarishe MG muri hood ngo basarise Jackson nakwamye kaniye ya Dimonta so Junior Mafia nicyo babwira nk'abantu badukurikirana umunsi ku munsi ngaho kuri Kosovo TV badohema kuduhoza amaso yeah man kintu nababwira cyo wallahi abapeti ba generation yacu y'abana wallahi natwe baduhe support ntabwo tugereyo tugera wallahi dore natwe dushaka gufata rero katubabwira ati ni bato batari gito sinzi icyo Dimonta nabivugaho yeah man King One wari wase izo barabizi Dimonta nagifata microphone kabisa ubundi microphone itangira na freestyle ibindi bikaza ngumva frozi kumena amatwi twicare twige dukoma amashyi shyishyira awusa beat abahungu bakwice bikaze ubanze ubaze sindabona byinshi ku myaka mike nabonye abahungu kubera gatwiko bashaka izi views umuziki bagugize nka comedy banyita D umva iyi verse ndumuhungu wuzuye urucumi igihe cyo gucuma ingiharira buri abahungu bose bari mu bifuri irizwa ririzubiza arabizi karinge ufite keys shabajene njyewe mungomba nemeye uyu munsi yo twahuye biba ari shoka kabisa nicyo gituma mvuga ati ngomba kunyuzamo nkana gatamo atabajene reka bagaruke man murabizi yanga kuri Kosovo TV ni mu rugo kabisa tutamo ibintu byinshi bigiye bitandukanye kabisa yeah man are you ready so noneho ngubu tugiye gutamo the banger of the Junior Mafia reka dutemo tubatemo the freestyle of Junior Mafia then we vibing that song kabisa yeah man Junior Mafia
ubimenye nagutatira gihango tugiranye ndabagira nduwo ndiwe nago minduka unduko ndi cyangwa uzanyina nago niho makutanyumva ibitari byanjye ndabagira igihe kirageze mbikora bitarimo twafu ndabagira nkundi bifite gahunda ngendana nibisaba kuba ndisawa nkaba nkunda chess cyane ndagikorera cyangwa nkakwama na rukundo nyigira mu kibuga abanzi banje barabizi ndabavubuka mu kiwanda siniteze ingaruka pray tuja kugira ndawubuka umva bad boy uzi icyo ashaka izo nyashi nizo mbashaka izo nyashi zawe nizo kubanga izo taye zawe nizo kubaga umva bad boy uzi icyo ashaka izo nizo mbashaka nizo kubanga Nijyo ufite ubugome nka Pablo Mafia zedi nkumene nka Zontro ngumutima urabyimba nka Pavro nshaka ibiceri bigwire nk'impapuro ngingoma yakozwe na Chaxi intore yakozwe na Chaxi ku mugongo na pakiye miri cyari mufite majini rinini genda kuzuba mu mvura miga ibiceri nka ravu ya ruga muri vira banyita umudira amakuru make nibamenye uko nitwa igihe nyine nje wumva ninjuri top nkarapa igihe kirageze ngindyarya nkatira birimo beef nigga umva bad boy uzi icyo ashaka izo nizo mbashaka izo nyashi zawe nizo kubanga uzi icyo ashaka nizo mbashaka nizo kubanga nyuma kubyina sawa Hey.